no gushyiraho indabo rusezera kuri nyakwigendera. Tugiye kubanza kwakira ururabo rw'umukuru w'umuryango wa Murenzi Steven, kugira ngo abafite indabo mwigire hino, hanyuma mubafashe kuzibaha. Reka umuryango wa Steven wigire hafi mushyireho ururabo.
kandi duciye bugufi tugushimira ko waduhaye ibihe byiza, waduhaye umutekano, waduhaye amahoro mwami, kugira ngo tubashe guherekeza umubiri wa mwene data, tubashe no kuvuga amakuru y'ibikorwa byiza byamuranze akiri hano ku isi, no kugushimira ko yakomotsweho n'abantu kandi benshi. Turagusaba mwami Imana uwera wa Isirayeli kugira ngo ukomeze ugendane natwe, ukomeze ugendane natwe. Tugiye mwungeri mwiza gushyingura umubiri we, nanone ukomeze kubana n'umushumba uri butugezeho ijambo, ukomeze kubana n'abaririmbyi, ukomeze kubana n'abana be, ukomeze kubana n'umuryango wose n'inshuti z'umuryango, ukomeze kutugirira neza uyu munsi wose mwami. Twe guheranwa n'umubabaro, twe guheranwa n'agahinda nk'abatagira ibyiringiro, ahubwo nk'uko ijambo umugaragu wavuze, dukomeze kugira ibyiringiro ko umunsi umwe abacu twatandukanye tuzahura nabo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo dushima Imana Data twizeye, amen. Utara mirene zichunge
Wavuze ijambo ryiza shaka maze muhindukireho isitabunga uyereye muhindukiraho james uburyo ngaho mwebwe abari mu mukomeza munsi kabona ahantu bagiye kumvikira abantu batanze amafaranga imyaka igihumbi mana n'ibyinshi kuri twe uri wowe iguhaniye mana umunsi umwe gusa uri wowe iguhaniye umunsi umwe gusa mana wadutabara mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze ku gupfa nanone uzaturengere tugeze ku gupfa nanone uzaturengere tugeze ku gupfa kugira ngo ukomeze gahunda uko yari imeze umuyobozi wacu ntabwo yari yagera aha murakoze abaririmbyi reka duhe pasita uyu mwanya uwe akore akazi k'itorero hanyuma n'umuyobozi arabagera aha ngaha pasita turwaye uyu mwanya nk'umwanya wawe kugira ngo ukomeze gahunda neza murakoze cyane reka tubanze gusenga imana mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo nanone tuguhaye icyubahiro tugushimiye imbabazi zawe no kugira neza gukomeye cyane uha abana bawe twakubwiye ngo kandi nanone nudufasha mu rugendo tugashyika aha ngaha turongera kugushima no kuguha icyubahiro rero gahunda zose zo guherekeza umubyeyi wacu wera wa Isiraheli ukomeze utwemerere imbaraga z'umwuka zikomeze kutubaho kandi icyubahiro cyawe gikomeze gutwikira buri muntu wese kugira ngo izina rye rikomeze guhimbazwa buri muntu wese mwami Yesu nakomeje kukwinginga ngo umuhe gukomera kandi umuhe gutuza mu mutima kugira ngo izina rye rikomeze gushimwa hanyuma nidusoza guherekeza umubyeyi wacu tukiri amahoro nanone turongera kugushima no kuguha icyubahiro bityo tugiye nanone kandi kumva ijambo ryawe unyemerere imbaraga zisumba byose zidutwikire kandi ubwiza bwawe ukomeze kutwomaho
kugeza iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu amen. Turashimira Imana nanone ko itugiriye neza kongera gushyika hano nkuko twabivuze kuva kare. Twakomeje kuvuga ngo Imana nikomeza kudufasha muri urugendo rwo guherekeza umubyeyi, turakomeza kwishima no kwicyubahiro. Nagira ngo nanone duse nk'abantu batuje kandi nk'abantu baje guherekeza umubyeyi, kandi mbizi neza yuko uyu mubyeyi nkuko twakomeje kubyumva ni umubyeyi Imana yaherekeje neza asoza ubuzima bwe hano ku isi mu mutuzo. Akaba niyo mpamvu nifuza yuko n'ubundi mu kumuherekeza kwacu kuba umutuzo, kuko buko guhimbaza Imana, kuko buko kuramya Imana, hanyuma Imana igahabwa icyubahiro kubwuko yamushoreje urugendo rwe neza. Naho ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hanyuma dukomeze gahunda yo guherekeza umubyeyi. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana iboneka mu gitabo cy'Abatesalonika igice cya 4 umurongo wa 13. Maze abari hano hafi batuze, hanyuma abaza kusa nk'abavuga baba bari inyuma gatoya. Nyeka neza yuko no mwanya twese uko byagenda kose, habe naho wabuterekera, habe naho wabubandwa, icyo nzi cyo ni kimwe nuko wemerera ibyo wemera kugira ngo bituze, hanyuma uko ibyo ushaka kandi byubahishije. Hanyuma natwe ni umwanya wo guhimbaza Imana no kubahisha Imana. Niba ari ngombwa utuze kugira ngo ijambo ry'Imana, hanyuma wubahe Imana yacu muri uyu mwanya. Imana nawe iraguha umugisha. Ijambo riravuga ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye ko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu Yesu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nawe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami wacu mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mumuranirishe imibabaro kubwo kubwirana ayo magambo, twese tuvuge ngo amen. Kozi Imana Paulo arimo kuvuga kubyo kugaruka, cyangwa se arimo kuvuga kubyo abemeye bakizera izina rya Yesu. Nari nabivugaho, ndagira ngo twibukiranye ibi bintu. Ahangaha tugiye kubika umubiri w'umukecuru cyangwa umubyeyi wacu. Ahangaha iyo uwinjiye hariya niho ubuzima bwo wagendanaga, ubuzima bwo wumvaga uryohewe nabwo buba bumaze kurangira. Ahangaha niho diguri yawe ibimaze guhagarara. Ahangaha niho ubutunzi bwawe buba bumaze guhagarara. Ahangaha niho hantu ubwiza bwawe buba bumaze guhagarara. Ahangaha ndategetse mu rugo rwawe yayindi ujye uvuga nanjye njye mvuga, ubwira abana cyangwa se ubwira umudamu uti ndategetse mu rugo, ni hano ibimaze kurangirira. Mwambwira ngo amen. Nawe ahangaha kureba nabi igitsura biba byamaze kurangira. Ahangaha kuvugana ishinyori biba bimaze kurangirira. Ahangaha kureba igitsuri biba bimaze kurangira. Ahangaha gusakoza neza biba bimaze kurangira. Kujya muri salon de coiffure biba bimaze kurangira. Gusiga inzara biba bimaze kurangira. Buri kintu cyose kiba kimaze kurangira iyo tugeze aha. Kubera iyo mpamvu uyu mugabo bita Paulo kangaruke hari aravuga ati biragaragara yuko hari abantu batajya bizera ko kuzuka guhari. Ariko ndagira ngo mbibutse buri kintu cyose ijambo ry'Imana rivuga, hari abantu bamwe batemeraga ko Yesu azazuka, ndetse bakora na gahunda zo kugira ngo bashyiraho abarinzi. Ariko turashimira Imana nubwo bashyizeho abarinzi, nubwo baharinze bikomeye, umunsi wo kuzuka warageze. Abari bamurinze ntibongera kubijyamo, abari bamurinze intwara zijya hasi, abari bamurinze barasinzira. Umwami wacu Yesu ava mu gituro arazamuka.
iyo bivusobanuye gutyo ndagira ngo abakristo aribo banyumva cyane. Niba twemera neza ko umwami wacu Yesu yazutse, mwambwiye ngo haleluya. Dufite ibyiringiro, dufite umunezero kuwa tubitse aha hantu agomba kuzazukana na Kristo ubwo azabagarutse. Icyama Imana hakagira abarokore babyumva. Twavuze ngo haleluya. Ndakamvugana n'abarakora niba utari umurokore ibyo ntabwo bifasha bose njya kubujira kubihitamo. Ndavugana n'abarakore bemera yuko Yesu yagiye mu gituro. Umunsi umwe, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu marayika agahirika igitare umwami w'abami akazamuka. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana kandi bafite ibyiringiro byo kuzazuka. Icyama Imana bafite ibyo byiringiro bakambwira ngo amena cyane. Nabangaba gusa nutabyizera avuga amena ntacyo bitwara ntabwo birwaza umutima. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, uyu mugabo yaravuze ngo natwe bazaba bakiriho, abangaba tutangiye kubika imibiri yabo ngo natwe bazaba bakiriho. Aba nibamara kuzamuka natwe bazaba bakiriho tuzazamuka. Hari izindi mbaraga kubabyizera, hari izindi mbaraga kubabyemera, hari imbaraga z'umukazi hari kubabyemera. Niba tubyemera cyane tuvuga ngo haleluya. Paulo atanga ibyiringiro ku Batesalonika ababwira kuko impamvu Batesalonika Paulo ababwira amagambo yari afite abantu babuzengurutse, yari afite abantu bajya baca intege, hari abantu tubana nabo baduca intege, badata bajya baduca intege, abaturage bajya baduca intege, ngo mbese mwizera ibiki, ngo mbese mwemeye ibiki, ngo mbese uwo mugabo azazuka. Ariko icyo twemera ni kimwe, icyo wemera twizera ibyo tutarabona, ariko hari umunsi umwe tuzabibona bene data. Abantu b'Imana bahumure, hari umunsi tuzabibona ibyo tubabwira mu magambo. Tuvuga ngo haleluya. Umunsi umwe nibutse n'umugabo bita Petero. Petero igihe baramaze kuza Mwuka Wera, abari barisha Yesu baraho bigaragambya, abari barakoze nabi Yesu baraho ngaho bakina ku mubyimba, ariko ngo amaze kuzura Umwuka Wera Petero arasohoka. Haleluya. Arasohoka ajya hanze aravuga ngo wa wundi mwabambye, wa wundi mwishi, wa wundi mwataye amacumu, wa wundi mwambitse ikamba ry'amahwa, uwo ngo ni ukoze ibingibi ubwo twabatinyaga aduhaye imbaraga zitubashije kwahamiza ko ari wa wundi. Bityo rero urabizi ko Mana turashimira Imana ifite isengero nyinshi mu gihugu, kuko ibingibi ndimo kuvuga n'ubundi ndabibwira abantu basanzwe babizi, ndabibwira abantu basanzwe babimenyereye. Uretse ko twibukiranya gusa twavuga ngo ubwo ahantu utakwima umuntu umukangusi yakwima umuriro aryamye ahangaha, umukangusi yakwima amafaranga aryamye ahangaha, biramugenzi wange ibyacu birangirira ahangaha. Rero nimushaka tugenda tujya kubana dukundane duseke, nukaya mugenzi wange ukambya agahanga ahandi bakambya agahanga, nukaya mugenzi wange umwima umuriro ahandi bimana umuriro, nukaya mugenzi wange umwime ariko yemwe mbehe ibingibi n'umuri busanzwe abapastori banye babibabwira. Ariko icyo nabibutsaga cyane kimwe gusa nuko igiti nicyongera kumva amazi, igiti nicyongera kumva amazi, icyo giti kizashibuka kandi kigira amababi meza y'ibitontome. Ibingibi turabyizeye turabihamya. Uno mugabo bita Paulo yongera kubwira abantu bari bafite akavuyo ko kusa nk'aho bamuhakanye, avuga ati ninababwiye iyo muteye ishaka rirabanza rigapfa rikongera rikabaho, yaduteye ibishyimbo birapfa bikongera bikabaho. Niba ibishyimbo bishobora kuzuka rero byapfuye, niba amasaka ashobora kuzuka yapfuye, natwe turizeye ko tuzazuka. Kubera iyo mpamvu nituva ahangaha tumuherekeje tungana gutyo kwa muri tungana, ariko murebe mu mwanya tuye kumusiga ahangaha wenyine. Ngira mugenzi wange ubwo tumusize hano wenyine rero natwe tujya gushaka agakiza kacu twenyine. Yesu nahimbazwe cyane. Abana babagiye kumusiga hano bagiye kwirwariza no kwimaramariza, natwe n'ishuti tugiye kumusiga hano, abapastori twamushumbaga turagiye. Ariko hari imirimo y'abantu bakoze izaba herekeza, umukangusi agiye guherekezwa n'imirimo ye, kandi no mirimo ye yakoreye mu itorero. Ndahamya neza yuko hari ikintu Imana yamubikiye kugira ngo azahure nacyo, kandi turashima Imana akazazukana n'abapfuye bose, natwe bazabacyo natwe tukazukana nawe. Ndagira ngo ndimo ndagenda ngana ku musozo. Abakristo murabizi muzi ibyanditswe byinshi, tuzi na byinshi no kubisoma, ni ngombwa kubisoma, ariko kandi mu buryo bwo gucunguza igihe umwete, kuko tuzi ko ari abantu benda gutaha twese. Haleluya. Reka ncumbikira aho ngaho.
ntabwo ncumbi cyangwa kuko nabuze ibyo mvuga, ahubwo ncumbi cyangwa kubw'igihe. Murabizi ko igihe nacyo kituzanira ibibazo, ariko reka ducumbikire aho ngaho, kwa yuko niba utanumvishije nubwo namara amasaha 200 mvuga n'ubundi ntabwo wakumva. Rero reka mbatangarize yuko abemeye Yesu bazazokana na Kristo. Bana y'umwijima bampera umugisha cyane. Ndagira ngo ngengo umuyobozi yari yahageze, ariko n'ubundi nyine tugiye gukomereza kuri gahunda zo kugira ngo duherekeze umukobwa wacu. Abangaba yabona mu rusengero babona ko afite imyaka 80 n'ingahe, ariko najyaga mvuga ngo wa mukobwa wanje we, kubera yuko n'umukobwa narindeze mbyumva gutyo kandi nta soni bidutera. Yari umukobwa mwiza uza mu nzu y'Imana akazinduka cyane. Ndabyibuka neza aho muherukira yazamutse ava hano Nyagatare, aravuga ngo ngiye ku itorero ryanjye ndaje. Yarazindutse atanga abandi bahaturi. Namubaza se ngo bimeze bitatu, nari mutaye ko ntago ngomba guhari itorero ryanjye. Yakundaga itorero rye, Mukankusi yakundaga itorero rye, kandi ndashima Imana ko yakundaga itorero ryiwe. Mwami nahimazwe cyane. Ariko gukunda itorero no kujya mu ijuru n'ibintu bibiri bigira bite? Ubwo rero niba ukunda itorero ryawe ariko akunda n'ijambo ry'Imana kandi wemeye ko rigomba kuguhindura. Naho ndagira ngo rero badufashe abangaba baterure umubiri wa nyakwigendera, igira hanga hanyuma ibindi tubikurikizaho nyuma igihe baba barimba karimba, ariko bakomeza bacungane nanjye.
Yesu abaho umugisha cyane. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Itangira igice cya 3 umurongo wa 19. Uyu murongo uratubwira ngo ututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Amen. Amen. Nekereza ko ngira ngo iki ni igihe Imana yabwiraga Adamu amaze gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, ubwo yari maze kumubwira yuko uko byagenda kose, yabanje kumubwira yuko agomba kuzapfa nakora icyaha, ariko kuko Imana yacu ari umubyeyi kandi igira neza, mu kumuhana irongera irisubira amubwira ngo noneho ngiye kuba muhannye ariko bitarimo urupfu rw'ako kanya. Yangije amubwira rero ngo gututubikana mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Yangije Imana yamubwira ngo rero kandi kubera ibyo byaha wakoze uzasubira mu gitaka, kuko arimo wakuwe n'ubundi. Bityo rero Mukankusi Meresiyana yakuwe mu gitaka, mu mukungugu, kandi uyu munsi kuri nataki nimwo asubiye. Imana imuhe iruhuko ridashira mu izina rya Kristo Yesu. Nabanagira ngo nanone kandi sabe umuryango wa mukecuru uze nawo umuherekeze, abamufataho bihuse abana be ndetse n'abakuru be nyango cyangwa se barumuna be bazahangara, bafateho kuri izi ndabo bamusezeye. Fataho dukeya twese kugira ngo dushobore gusoza. Ruba
Yesu ashimwe mwongeye kwirirwa nk'uko bigenda bitatwibagije ijambo ry'Imana. Uyu mwana waje azanye umusaraba ari imbere ya nyirakuru. Mu muco wacu w'Abanyarwanda tumuha inka yitwa inkuramugogo, so akaba umuryango wamuteguriye ko agomba kuzahabwa inka kandi arayihawe kuko yaherekeje nyirakuru. Hanyuma ubwo pasiteri akira akazi kawe duhumuza umuhango uri hano. Yesu nashimwe cyane. Subira rwara namara guhumuza dusubira hariya heza duhagarare turebane tuvugane hanyuma tware gahunda. Yesu shimwe cyane. Reka dusenge kandi dushima Imana kuko yadushoboje guherekeza umubyeyi kandi twaba tubishoje mu mahoro. Imana ibaho umugisha cyane. Data mu mbaraga z'umwuka wera twongeye kugushimira. Izina ryawe rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Dutangira twakubwiye ngo Mwami Yesu nudukundira tugatangira umuhango wo guherekeza umubyeyi tukaza kuwusoza neza. Turaguha icyubahiro kandi turagushima. Reka tugushime kuri aya masaha. Izina ryawe rihimbazwe. Dushoboje guherekeza umubyeyi kandi tubishoje neza. Buri kimwe cyose cyagenze neza kandi buri muntu wese Mwami Yesu wera wa Isaya ukomeje kumukomeza umutima. Reka izina ryawe rishimwe. Bityo tugiye guhaguruka hano dusubira Uwiteka Nyiringa mu rugo utwemerere nanone ukomeze kujyana natwe kandi imbaraga zijyane natwe kandi urukundo rwawe rukomeze kujyana natwe. Uyu muryango nanone dukomeje kuwushyira mu maboko yawe kugira ngo ukomeze kuwushyigikira no kuwuha imbaraga no kuwukomeza umutima no kuwuhumuriza. Kandi Mwami Yesu twawusengera ngo ntuzikorere amaboko kandi uri Imana yawe. Turasenze ngo Mwami Yesu ntuzitangire itama kandi uri Imana yawe. Imbaraga z'Isumba byazakomeza kubana nabo, baba basinziriye, baba babyutse, baba bagenda, baba bari mu kazi. Izina ryawe rizakomeza guhimbarizwa muri uno muryango. Komeza guhimbarizwa no gushyirwa hejuru rero. Rero ni icyawe uzamenya neza kidagaruka. Arakoze umuyobozi wa gahunda, reka saba umuyobozi wa gahunda kuri izi gahunda ye, abantu basubira hano tuvugane nabo. Abandi bashyire bindi aho ngaho hanyuma basubire hano. Bose bazamuze bajyane.
Okay. abagenda mwe muretse gatoya Wewe. mwe mugarutse gato Chairman wa Buchiga district. Buchiga ni yatkana na Rwanda hari kamweza kana nyo munyakamwezi ni ijana timu mpango y'abantu baruga Rukiga amwe n'abaruga Kabare so kangaruke mbashabe abatima ini ijana nabo mugaruka muhubira abantu twaza kubasima mukatuzarira omucara witu umurungi kandi na turundana mbwari twahurire enkurembi ebireho kwaza ngo nitoka tutabari so mwebare munonga okutwakira twakererwa kake aha boda konka mukama yatwasa twahika hanuya kandi twashanga umukoro gwe kugenda omisho nito twabeyungaho mwebare kutukunda kandi natwe turabakunda murakoze cyane Imana bampera umugisha ngira ngo rero nkuko bisanzwe bigenda tumaze gushyingura turashimira buri muntu wese abavuye i Kigali abavuye Uganda abavuye hirya no hino mwaje kwifatanya natwe turabasaba uyu mwanya ni umwanya wo gusubira mu rugo kugira ngo tujye gukaraba ndabingiza ibintu mwakoze mwatunganyije birashaka yuko mutabisigira umuryango kuko nubwo nimwe mwabyitunganyirije umuryango ubishyira mu bikorwa dusubire mu rugo aho twaturutse hanyuma abo twahaye kuyobora delegation ebyiri zitandukanye muziyobore kandi bigende neza Imana ibaho umugisha mugira amahoro y'Imana
Kada hata alimete kosta mrehe. Kale. Hata wale morai ni mabalikana wao banza bari.